yigizaga nkana kigaragara ntabwo ntagazi ko yaje muri Afurika azi ko akiri i Burayi yego ari ukuntu ushobora kuba uri ahantu n'umunyahuri ukanegurira amazimu mu ndaro rwose turemeranya Regis asa n'ufite ikibazo mfite kimwe ubona ko shampiyona perezida mwaramutse neza hejuru karenzi ndamenya bikoze nahangaha nahanga uri kunyumva neza ndakumva cyane ni ukuvuga ngo shampiyona itangira yagenderaga ku mategeko yari asanzweho bivuga ngo amakipe yagiye mu kibuga agendeye ku mabwiriza twari tumenyereye abanyamahanga batandatu batanasimburwa n'undi ubu nk'amakipe afite ibirarane najya kubikina azagendera kuri iri bwiriza ryasohotse cyangwa azagendera kuri ariya ya mbere bazagenda ku ryasohotse kuko kuba atarakinnye ntabwo ari impamvu yayo dutatse kujya kubikurikiza natwe tugiye kwitera ibindi bibazo kandi itegeko rivuga ko itegeko rikurikizwa rikimara gusohoka yego ubu nta kintu wabasha kubisubizaho inyuma ni nk'uko n'undi uwo ari we wese ashobora kugira ikirarane perezida ntago sinanjye gusa ntabwo ari byo wenda sinzi impamvu mwabihitamo gutya ariko si byo kuko gutwara shampiyona ni amanota babara y'imikino yose ya shampiyona impamvu babara amanota ni uko amakipe amabwiriza n'uburenganzira buba bungana kuva ku mukino wa mbere kugeza ku mukino wa nyuma niba wemera ko Rayon Sports yatakaje amanota kubera gushyira abanyabazamu babiri kuri benshi n'umubare w'abanyamahanga ntabwo APR ikwiye gukina match ifite iyi avantage ku mukino w'ikirarane Rayon Sports yaratakaje amanota cyangwa polisi cyangwa APR cyangwa indi yose ifite ikirarane ntabwo ikwiye kugira iyi avantage kuko amanota y'iyo mikino azabarwa ibyo bintu mu bitekerezo ntabwo byaba ari byo kuko ubwo umuntu yavuga ati impamvu bategereje kubihindura kwari ukugira ngo bahe avantage APR ifite ibirarane ntabwo ariko mbitekereza ku bwanjye ariyo mpamvu gukererwa ko federasiyo yarakerewe twese turabizi ni nayo mpamvu twagombye kuyandikira ntawe rero bikwiye kuba ntawe ukwiye kuba victime ibyo uko ubitekereza numvaga itegeko ryakakurikijwe igihe risohokeye ariko niba rireba imikino yabanjirije abandi bakinnye ibyo nabyo abantu bashobora kuzabiganiraho rwose mu birebeho byaba ari amategeko ateganya dusanze ari byo nta muntu ukwiye kugira avantage abandi barayambuwe nibyo rwose kandi nzi ko nimubireba neza murasanga ariko bikwiye gukorwa mu rwego rwo kubireba tuzabireba nicyo gihe tuzahamagara ababishinzwe muri federasiyo bajyana n'amategeko natwe turebana za competition tubiganire turebe ngo ariko ubundi byaba bikwiye kugenda gute hanyuma nibirangira rizasohoka ari nk'ibwiriza ribabwira ngo ibirarane ubu ijuru ya mbere n'iya kabiri azakurikizwa ibi kuko izindi zarayikinnye yego izindi zarayikinnye ariko ubu nonaha kugira ngo bitazatera n'ubundi mike abantu babireba bakabiganiraho kandi ibigende bikaba byakubahirizwa murakoze cyane perezida urakoze nawe ndakumva nta mukopya ntabwo menya yaragiye kumpa ubutumwa nushaka mugarura ukwiriye guhabwa ubutumwa ko ushyiraho mikoro hano nigeze kuvuga ko ashobora kuza kugendera ku magi Haji ndi kukumva neza yego naribaje ngo urujye ari kintu wambazaga oya twari tugize ngo n'ubutumwa ugiye kumpa kuko ajya kuguhamagara nanje kumbwira ni Haji ko mbona yitonda ashaka kugendera ku magi ngamushaka iki muri iki gitondo murakoze urakoze cyane kandi mugire akazi keza ubwo rero umuyobozi wa Ligue Rwanda Premier League Haji Mudaheranwa hari ibyo atangaje hari undi wifuza guhamagara nyuma yaho uvugishije senior sport journalist
Mario ndetse na Haji umuyobozi wa ligue hari undi wenda twavugisha mbere yuko natwe tugira ibitekerezo tubitangaho ndumva abasa ntibahagije cyese niba twe nta bitekerezo Kenisi we ngo nta mushakira Kenisi niwo buramo nka president w'ikipe dushakira hamwe na Soft Cleaning Company iyi company ikora intebe koza amatapi kuzoza intebe n'amasuku gukora ubusitani amasuku mahoteli ama companies yakaze inganda amabanki ibigo bibuga by'imikino amashuri makuru nabahanga cyane bafite abakozi kandi ntibahenda yabonetse president wa Gasogi United bamwita imfura y'uwacu Kakoza Charles Nkuriza aka Kensi mwaramutse neza president mwaramutse bwana Sam Karenzi nabo muri kumwe barakumva barakuramukije niba bagusabye cyane je nzi kuba wateruye kubita hasi mu gitondo mbavuga nti ntongera kumugarura mu ntambwe ariko ubu ngira ngo umujinya wagabanutse nta n'umujinya afite nakiri wiyakiriye none wabigenza gute numvise president avuga ko rwose uko biri birutubusa president wowe ko tugezesha president umuyobozi wa ligue bwana Haji Mudaheranwa okay uretse yabiganireho na Kirasa mubwira uko byagenda yavuze ko batoza aho yashoboye kuganira nabo nk'abatekinisiye rwose ngo babonye ubwinyagamburiro bazinyagambure ndi hano equation igoye je nabigeranyije no gufata abana batatu ushaka guha umugati munini abanduka bahumwe umwe bakamuha igice icyo bita duhenda abana nabifashe nko kugabanya pressure no kugira ngo hagaragare ko hari icyakozwe ariko mu by'ukuri nta ngiye ahubwo nge nabifashe nko gufata umwana urwaye inzoka ukamuha umuti w'igituntu kabisa ubase yakira icyo ngubwiranye ufata umwana urwaye inzoka uhita umukubita umuti w'igituntu nge nabonyemo ikintu cyo gufuringa abantu no actually there's nothing ntacyo bivuze niyo babireka ntacyo byari guhindura ntacyo bihindiyeho nta nicyo ahubwo se babikora mbere iyo niyo guidelines bashakaga nanjye nibyo nibaza bari bategereje guidelines reka nkubwire there's nothing ntacyo mbibonamo rwose we niba ujyanye abanyamahanga batandatu babanje mu kibuga sibyo nujya kubasimbuza ese aba banyamahanga bose bakina ku myanya imwe ku buryo wabasimbuza abandi nuvuga ngo bigusaba mbere na mbere kuba wavanaho umunyamahanga washaka ukamuvaniramo icyarimwe n'umunyarwanda dufate nk'urugero urumva niba ufite abadefanseri bose b'abakisiyari b'abanyamahanga ukaba ushaka gusimbuza umwataka nka polisi iraba afite babiri muri akise ubwo biragusaba yuko ushyira muri defense Samuel cyangwa ari urumva ukanavanamo wa wundi witwa Kimezi urumva kugira ngo wenda ushyiramo umwataka nuza Elijah ubwabyo ni imibare iri compliqué n'ubundi amakipe menshi uzasanga atwara abanyarwanda kurusha abanyamahanga kwishyira muri equation iri compliqué nta gikemutse kirimo pe no kwikiza aho ni ibintu byo kwikiza biraho turabyumva ngiye ku giti cyanjye rwose ese ikibazo ikirimo gishekeje ni kimwe ufashe iyo minsi yose uti ndimo ndashaka guidance uraje niba koko iyo consultance wanayikoze aho kugira ngo utange umuti uvura malaria utanze w'igituntu ibyo kandi turi abantu bakuru nta n'umuntu ukwiriye kubyinira kuri izo ndugu z'ubuhenda abantu ibi bifata nk'uko wenda ari ukugerageza ati wenda ntitwara